n'ubuceri angahe ngo ibihumbi 700 erebuza ubucuti bwanjye nawe na manager reka mushyire kuri conference ndagira ngo wumve ibintu David yakarabwe na Element nge kugira ngo mbivemo ninjire kuri Yago okay tugende yego mbabare ari kumfasha mo twihute ndagusabye yego Element ejo bundi twinjiye mu nkuru nayivuza aha yinjiyemo Saxo Barista narayivuze Naija ndamubona bageze ku ndirimbo yitwa Berimuda yakoranye na Bushari n'uwitwa Bulldog bageraho hari ukuntu umushinga Element yagezaho agira siroga ivuga ngo umuhanzi ukorera amafaranga nzamuca menshi abatangiza imbace make which is not good kuko abasiniya baravuga ngo ahubwo ababana bataragira aho bagera nzambaca menshi mbananize ahubwo abambrandinga mbace make we yakoze vice versa yego ariko ibyo yakoze ndumva ari byo nakigikira ahera kuri ba Davis yaje kumwaprosha Davis yarasubiye inyuma ubona nahita heruka birangira mu bwengo ndagukaturiye abandi bari kuma $2 urami cyatanu kuri Berimuda biremezwa indirimbo arayikora agera kubera inkoma maki ba Barista reba mujye kuri ayiji mureba abantu babakurikira babana murebe za YouTube zabo aba nabana Element arabakubye Element reba aba follower beza ayiji kumibare ntawo kurikira babarira nihute birangira mubwiye ati wambabare nkakirama akantu ko ndi umusakso kirema kana agashyiramo Element aragakunda akumvisha Davis Bulldog na Bushari barabikunda indirimbo barayisohora hashize iminsi ngaho indirimbo barayihubanuza uwitwa Saxi yahise avuga ati bashyizemo bya bintu byanjye arayiripotinga ahamagarere ibi bintu byanjye mutamaye amafaranga bigenze bite Element tenarinzi ko ari icyo uri nkoma amashyi yanjye nibikite se turakwishyura warasaze abasikama ba mbere nabana yija ni hame abakorana na za robo za YouTube nabana yija warasaze Element nkora iki n'ubuceri angahe ngo ibihumbi 700 Element yahise azunga isereri 700 nanjye bamaye imwe n'igice none nyababwira ibi bikoko biranyica Element ubwo ntiyanegosia ntavugira hejuru marayika witerekera amaso arumirwa abakoranyije inama abarabibabwiye barangije barumirwa je n'amafaranga wanciye cyatanu ngo kuri audios ko wasaze none ngo nguri kunca ndi ngucoresha ibyo baga wifashe Element aricara aho ni inkuru bw'ubwitangiriye Element aricara kiramurenga angeje agera kakagoroko kanaragera ati shakwisha none se ndirimbo ni yanjye ari hit ndi guhomba uyigarure muzane 700 ubuse natanga ngenyine barangije aba aripoweye yego Davis yegera abagenzi barangije baba bavugishije urwego munsi umwe Element yicaye mu maboko yiwe Alo ni urwego Ereme mwakemuye ni Robinson Ereme sha mwakemuye ibi bibazo projet basuspend inzoza miri zingana gutya shahu ihubanuzwe wicecekeresha ugereka kaguru Element ngo yahise mu mbabarira ndekure mbabarira yahise azingamana ntabwo erega ya makuru nta wundi muntu uzarira yahise azingamana ntabwo erega ya makuru nta wundi muntu uzayababwira atari umukada umva icyabaye Element akaraba Davis mujye mumenya ntabwo Bruce Melody yazanye Element kurusha Davis uzagenda utunge mikoro papa Davis bamwita bukuru yego utowe bukuru muze bukuru turamusuje arangije Element ubwo aburamwica urwego rurazwi bandeze indirimbo ari yabo narashyizemo ibintu biyiryoshya none aya mafaranga basi koko nta nubwo twateranye umwe desa koko ko nanjye nanegosiye mbere umuntu bita Davis aramubwira ngo reka ngukire conference n'abagenzi alo ndakarabye munyibagirwe ngiye kwishyura ya mafaranga ariko aguza ubucuti bwanjye namwe arakupa bataramusubiza arakupa yishyuye inote ya $700 arangije indirimbo igarurwa ku rukuta
n'ubu ntibamurota mu nzozi. Ese fata YouTube winjire kuri YouTube channel yande ya Davis. Yego. Nyaruka ariko ntuze kunindira mu gihe nahageze mubyeyi. Yego. Davis D reba za miliyoni afite nyine uhere kuri Berimudu zamuke hejuru. Yego. Kugira ngo yongera muhe hit ariko mana yanjye Element si inyamaswa si twamuvuzeho byinshi. Yego. Nakubwiye uburyo ashaka ko basuspenda contrat ye y'ubu producer akagumana y'ubuhanzi hazasohoka. Namenya amakuru y'uburyo Wasafi Berimuda iri muri 2 n'igice. Yego. Aha, imibare yo iragaragara ko Davis D hit ni kwa R. Nta kuntu rero nari guca kuri aya makuru ngo nimumenye impamvu aba bantu batarebye ijisho ryiza Davis. Nicyo kintu niyo mpamvu ndahandi umukada. Reka twihute rero nguhereho. Uruvuga ngo Davis yabuze Kade abura na R. Kandi bose baramuhigiye. Davis we noneho R yaramukarabye aravuga ngo ibi aya mafaranga 700 aguze ubucuti bwanjye nawe na manager reka mushyire kuri conference. Ibi mvuga barabizi. Bari kunyumva utambwira ngo ishene ntago inyaruka. Yego. Barabizi tujye dutohoza inkuru. Ngaho mpera. Uberereke rero bakade wumvise ibyo yamukoreye mbuga ngari. We none yaravuze ngo kirusa azagikura he. Twiyanzikira amfura we. Ndaguheraho kuko warankumirenge kuvuga ibya Melody hano. Ntabyo uzi se? Kose ni. Mvuga uburyo yaje mu Rwanda bucece mu gace ukankumira ngo ntari Canada. Usaciye iminsi ngayo mbwira igihe merukira. Unkumira hari iminsi 5 iciyemo. Cyumweru kirashize. Icyumweru 7. Ntacyo basi 6. Ni yaje bucece mu gace. Desemu na Element yinzirwaye ibintu bya bucece mu gace. Depuis na kera za cyagiye bucece bavuga ngo bazazana Dehana musange kuri airport. Baradobusa umuco ngo ubu ngo bazabazana press conference. Ntiwankumiriye se nari ngiye kuvuga ibye se. Oya utese byo kuvuga ko ari iki. Rese ubu ntago batwumvise uri kumburanya nkubwira ngo Bruce warihe. Ari katikatu. Ejo bundi yari ari Canada. Sha nunda akazi. None se kuva Canada uza mu Rwanda bisaba icyumweru. Man ubizi uzi ko ari amakuru yuko akojara wamfashije koko ubizi warankumiriye ngeraho menya amakuru y'uburyo The Ben na Bruce Melody basohokeye muri Anko restaurant bagakina biyari ngo bakinaga PlayStation iruhande rwa The Ben hari uwitwa Shemi iruhande rwa Melody hari uwitwa Juno. Ayo makuru sinayamenye biriya nari kubimena muri kira cyumweru nani imbizo rankumira navuga ati uvugana nawe yenda nta wamenya sosi zanjye arigeze kubanuka ariko nanjye ngira iki. Sinumvise se nawe wivuganira nabo. Nivuganira nabo. Timu yindi se. Melody ariko nanyanga ariko nawe urabona ko byabashyanye. Ese Jara yasohoye indirimbo y'akasamutwe yitwa Nicki Minaj. N'akasamutwe fata mic fata mic. Nazi. Ndabona ntazi ibyo. None se nakasa nawe ariko jume na bucife dite nyene warayifanye. Oya ngiye nkumbuye Melody muri za cikicikawe mu tuntu duhogoza rwose. Ewa ntashizemo agahe kabisa. Hashizemo agahe. Amaze iminsi atumenamo ibintu byo kwahuranya. Ari Canada nazayekuye kuri muri zayekuye yaraziperforming. Twiyanzikire Kasongoye Yesu. Kaspa wanjye kugihe yahisa yahuranya kasongoye. Yego twiyanzikire rero. Iyo nkuru narayimenye rero. Yego.